Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza. Muri aka kanya rero ndagarutse nje kubigisha guteka ifunguro ridasanzwe nanone. Ifunguro rigaragara nk'iry'abantu baba bapinze ariko ni ifunguro ryiza cyane. Cyane cyane ku gitsina gore. Igitsina gore, abamama mwubatse, nje kubigisha no kubakundisha kurya igihaza kubera ko gifasha cyane abadamu mu nshingano zitoroshye muba mufite zo kubaka ingo zanyu. Iryo ni ibanga ry'abakuze, nurisesengura urumva kurya igihaza buri munsi ku meza ntikibure ku meza ari iby'agaciro, ari ingenzi. Ndagusaba rero mbere yuko nsobanura ubwiza bw'igihaza, wowe mushyashya gukora subscribe, ugakanda kukazogera ka notification, ugakora like and comment, ugasharinga n'inshuti zawe. Hanyuma rero nje kubabwira ibyiza by'igihaza. Ni ikiribwa nyarwanda, ni ikiribwa cya kinyarwanda gifite umumaro munini cyane. Urya igihaza buri munsi rwose uba wikingiye indwara nyinshi zirenga 1000, ariko muri izo ndwara ndababwiramo nkeya, mbabwire n'ibyiza byo kurya igihaza. Icya mbere cyiza cyo kurya igihaza, igihaza gitera umuntu ukirya buri munsi usanga ahorana uruhu rutoshye, uruhu rworohereye, ukaba wagira ngo mbega ugahorana itoto. Igihaza kibamo cellulose, gifasha igogora. Iyo uriye amafunguro wenda ari dry, ukaryamo n'uruboga rw'igihaza, kandi igihaza ni uruboga kikaba n'uburisho icyarimwe. Ushobora kurya igihaza ukarya n'ibishyimbo, ukarya ibyo ukaburiye neza cyane nijoro. Gusa usonza vuba kuko igogora ry'iryo funguro ririhuta, mu kanya gato cyane ushonje, bigatuma umubiri utananirwa kubera kurya ugahaga cyane. Ni ukuvuga ngo mu gihaza habamo cellulose ifasha umubiri wawe guhumeka neza. Cellulose nyinshi ituma umuntu abasha kwihagarika neza, bivuze ngo cyabasha no koza no mu mpyiko. Cellulose, akamaro ka cellulose murakazi. Icya mbere ni uko ituma ubasha kwihagarika neza nyine, ni uruboga nk'izindi zose, kandi igihaza kikaba n'uburisho nk'uko nabibabwiye. Igihaza ni umuti wa constipation. Wariye uruboga rw'igihaza ntabwo upfa kurwara constipation, ntibishoboka. Bituma mu mara yawe hahora hameze neza, hatakuremerera. Ntabwo rero wapfa kurwara constipation wariye igihaza, ntibishoboka, ahubwo igihaza kirayivura. Nababwiye ko igihaza kivura indwara nyinshi, kigakumira izindi nyinshi zirenga 1000, ariko muri izo turaza kuvugamo nkeya. Igihaza kibamo vitamine hafi ya zose, kibamo vitamine A, B, C, D na F. Izo vitamine zose ziba mu gihaza, ukirya buri munsi ugira ubuzima bwiza cyane. Igihaza kibamo potassium. Igihaza kibamo manganese ifasha amagufwa gukomera. Igihaza kandi gituma mu mara hahora hameze neza, horoshye, nta bintu bikuremereye mu mara. Urazi ko mu mara iyo harimo ikibazo amara arakurya. Yego. Ibindi byiza by'igihaza ku badamu, kirinda, gikumira, kikanarinda, kikanavura kuba mukagatare. Iyo ni
ni pariti ya kabiri y'ifunguro umugore agomba kurya buri munsi ku meza, haba saa sita, haba nijoro, haba muri breakfast cyangwa se mu gitondo. Nuzajya urya igihaza nta bibazo uzajya ugira mu cyumba cyawe n'umutware wawe, wibande rero ku gihaza. Hari abanga kukirya ngo ni iby'abakecuru, ngo ni indyo y'abakene. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ifunguro ryose rifite akamaro karyo, ntimukaripinge. Nyuma yo kunywa y'amazi nababwiye, igikoma cy'ubunyobwa, mwa badamu mwe ntimukabure igihaza ku meza yanyu, kizajya kibafasha kubaka ingo zanyu neza. Igihaza nk'uko nabibabwiye ko gifasha abadamu kubaka ingo neza, nuko uwakiriye cyane kimutera no kugira amavangingo menshi, kandi abagabo muzi ko bayakunda, cyane cyane abagabo b'Abanyarwanda. Igihaza kandi kibamo imyunyungugu myinshi, kibamo imyunyungugu, kigira sodium, kikagira potassium, kikagira na ya manganese nababwiye. Igihaza gifasha umubiri kuzibura imitsi, kikagufasha no kugabanya ibiro. Abantu bafite ibiro byinshi, nushaka kugarida linye uzajya urya igihaza. Igisate cy'igihaza ni cyiza cyane. Igihaza kikugabanyiriza fati, kikanarinda fati nyinshi mu mubiri cyangwa se ibinure. Mu mubiri wawe nimba harimo ibinure byinshi, kandi muzi ko ibinure bitera ibibazo byinshi, za hypertension n'ibindi, imivuduko y'amaraso. Igihaza rero kibishyira ku murongo, kiragenda kikagabanya ibyo binure, kikagabanya n'ibiro, kikagushyira ku murongo rwose, ugahora ufite agataye keza kadafite icyo gatwaye, katakubangamiye. Igihaza gikumira uburwayi bwa diyabete mu mubiri, kubera ko kigabanya isukari nyinshi kandi kikayishyira ku murongo. Ubwo rero urumva nta hantu wahera urwara diyabete wibanda ku ifunguro ry'igihaza. Ikindi, igihaza kirwanya kikanakumira indwara y'umutima. Abantu bagira ikibazo cy'uburwayi bw'umutima mujye mukunda kurya igihaza. Igihaza kirafasha. Igihaza kivura ibintu byinshi. Igihaza gikumira indwara ya kanseri y'inyama zo mu nda zimwe na zimwe, nko ku bamama. Urumva iyo ufite ikibazo cyo kuba mu Kagatare, bivuze ngo muri nyababyeyi yawe haba harimo ikibazo. Ariko iyo wibanda ku kurya ibihaza, bikurinda kuba warwara kanseri. Iyo uri mu Kagatare haba harimo ibibazo bikomeye. Kanseri yo muri nyababyeyi ntabwo ushobora kuyirwara urya igihaza buri munsi. Kandi igihaza kikurinda kanseri y'inyama hafi ya zose zo mu nda, ntabwo wapfa kuyirwara. Kandi ku bagabo gikumira kikanarwanya kanseri ya prostate. Prostate yibasiye abagabo cyane muri ibi bihe turimo. Igihaza gifasha gukumira uburwayi bw'amaso. Abantu bajya bagira ibibazo by'amaso, mujye mukunda kurya ibihaza cyane n'amashu adahiye. Mujye mubyibandaho, ntimukajye mubinegirija cyangwa ngo mubisuzugure. Hanyuma ubu tugiye kwiga guteka rero iki gihaza. Murabona ko iri degede ryanjye ni rinini, ntabwo nditeka ryose, ahubwo ndarigabanyamo 4 bitewe n'abantu, kiratubuka kiba cyinshi. Ubu ngubu nzagiteka iminsi 4 cyangwa se inshuro 4. Nzakigabanyamo 4, hanyuma ngikatemo ibisate, nindangiza nshyire mu isafuriya. Iyindi ingredient nshyiramo ni umunyu, murawubona, n'amazi yo kugitekesha.
ariko ushatse wanakibekinga nabyo biremewe, cyangwa ukagiteka nyine ku mwuka, byose birashoboka. Ariko ngiye kugitogosa mu mazi nshyiremo n'umunyu, kiraba kiryoshye cyane. Ntago ngikaranga, nta bitunguru nshyiramo, nta wati, ni igihaza ngiye gukata ngashyiramo umunyu n'amazi, nta bindi. Ubwo rero turi kumwe, reka dutangire tubitegure. Murabibona rero igihaza cyanjye kimaze kugikata, ngiye kugipakira mu isafuriya nateganyije kugitekamo. Icyiza cy'igihaza kibyarira amazi. Igihaza kigira amazi menshi cyane, ari nayo afasha abadamu gukemura cya kibazo twavuganye. Abafite cya kibazo cyo mu cyumba, iyo wariye igihaza gihita gikemuka rwose bikagenda neza. Ngiye gushyiramo umunyu, ndakurikizaho gushyiramo amazi. Ubu rero ngiye guhita ntereka ku ziko mpfundikire. Ndapfundikira cyane n'umufuniko uremereye, ndongera kukibereka gihiye. Ndisubiye nje mu gikoni kugira ngo nerekeho mureba, mutagira ngo wenda nabibekinze. Iyo uteka igihaza uriyaranja, ugakora ku buryo umufuniko ujyaho, ugabana n'isafuriya, nta hantu umwuka wamenera. Turategereza rero gishye. Tugiye kureba ko ibihaza byacu byahiye. Wow, mbega ukuntu gisa! Kirasa umuhondo, kiraryoshye, gifite amafufu. Muze dusangire. Ubu rero tugiye kwarura icyo gutesitinga kimwe, ko ibihaza ntago ni byinshi, ntago nabirya ngo mbimare. Yes. Mbega amafufu y'igihaza. Kiryoshye kubi.
Murakoze rero, tuzahura ubutaha. Ngo iby'ibihaza uzabiteke gutya. Naho ubutaha ntugende udakoze subscribe, like and comment, ngo sharinge n'inshuti zawe. Ciao ciao. Murakoze rero, tuzahura ubutaha. Ngo iby'ibihaza uzabiteke gutya. Naho ubutaha ntugende udakoze subscribe, like and comment, ngo sharinge n'inshuti zawe. Ciao ciao. Murakoze rero, tuzahura ubutaha. Ngo iby'ibihaza uzabiteke gutya. Naho ubutaha ntugende udakoze subscribe, like and comment, ngo sharinge n'inshuti zawe. Ciao ciao.